nababwiraga nti mu by'ukuri kabisa nasomye message z'abantu bagiye bambaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko mfite mugenzi wanjye nawe hari ntabashiye kubaza kugira ngo nako ntabashiye gusoma kugira ngo nawe aze kuza kunyunganira inararibonye n'umusesenguzi mwiza cyane rwose kuko ni ibintu byinshi mfite message zigera kuri 933 so ubwo mwaza kuza kumbwira rwose nyine bikaza kuza mu bibazo muza kumubaza ariko hagati aho cyangwa kumesh cyane hey uzi ko ya nkuru reka nyine showbiz ya nkuru nari ndahagana Ama G the Black himself nyirubwite tuvuga yabivuga bicamo ati nyamara Kenny Solo yateye umukobwa inda ko yamenyekana natunze ikintu kigiri gitoroshe maze kugitunga yafite ikintu cyitwa Spy Network. Iyo Spy Network ikora kirika ku bantu bazi ikintu cy'ubutasi muzaro ugabura gisema by'ubwira ngo ngafite ubutasi nta butasi ufite burezi ubwanjye ambwiye ko uyu mukobwa wajya guhura umufana maze kumufana wenyine nkabya ni Jesse yaririmbye abafana bacu gutwabateye amada niba haje new generation nayo ikora ibintu nk'ibyo ngibyo imizi izina ryinaza kwibabwira nyine n'ikirego aragitanga no ku murenge batuye umuntu yanayinda kandi afite umugore ese ko cyo bagiye gutandaraza kandi uzi ko afite umugore yego ntabwo ari umuntu wiza cyangwa uzabona n'abandi bantu ariko Kenny Solo nawe nzamuzana ahangaha bivuge anyway sawa ngenda cyapera Spy Network yangira cyakora kahe ngoko kahe gatorengeye kwakira rwose umwanalist nawe no umusesenguzi nawe ku nkuru ngiye kujya mbabwira cyangwa ngiye kubabwira kugira ngo namwe mugire icyo mubivugaho rwose na message mukomeze mu yasunike neza cyane kabisa mumeze neza hayma mbere yuko aza mbabwire ko mfite Mango 4G Mango 4G zikora internet yihuta cyane kandi ikora neza yego nanjye niyo nkoresha no rugo yego abana kabisa agatafuta barabakinisha kakaza oya nanjye ubwanjye nta muntu ushaka ngo mbore kubera ko connection yanjye ihora ibinyabuzima ifite Mango G za filime uzidownloadinga neza kabisa kuri Netflix ngo ikijyanye na internet ikiyene ikoranabuhanga n'itumanaho umunange uraho ariko ndaho neza kabisa business gira amahoro rero gira amahoro kabisa urakoze kungira amafaranga yiyongere kuri make mfite usina buri gihumbi uramana n'umuntu wabura na 500 ko gira umugore nkomeze nizihirana nawe mugora mfite tumaranye Imana ikomeze byo kuramba gira ibibanza tuzakora ndabikuriza uzayibaze nzo nzovara ariko bani nzovara ari mugeze kumbwira ubaje cyanzovu yego nzovu agira ibibanza bingahe hari kimwe kibiruso nako mwirimba bashyingurwamo nicyo nzi ahandi ho ntabwo nzi bafite ikibazo yamaze kukishyura se ntabwo nzi niba baramara kukishyura ariko biraho ariko wenda ku butaka hari igihe umuntu batanga icyo bita mitasiyo urayizi nta soko nzoko yatanze icyo bita oya kira kibanza cyose aragifite karagaciyemo duteye ko nzova n'umuntu wanjye ariko ibibanza bavuze sinuni ibiki yako bibaho okay so abakurikiye Ama G the Black official banza twatangiye nyine dutebya ariko bibwire yego nitwa mu Rwanda Leonard Apotre Manase nkaba umukinnyi wa filime n'ikinamico yego ibyo ni izina ry'akazi yego umukinnyi wa filime n'ikinamico kuri radio no mu ruhame nkazandika nkanazitoza yego nakunda ibiganiro nk'ibi byanyu by'imyidagaduro yego so Apotre Manase nanjye nitwa Lil Pac with the best of course baranzi yes yego
So turi mu kiganiro nyine gisesengura kandi kikibanda mu bintu biri muri showbiz kandi bituma abantu benshi bagomba kumenya bituma mbese biyumva umenya. Apotre Manase Karame kumva iyo titre Apotre ukongeraho Manase kuki utabaye Sheikh Manase ukaba Apotre Manase uvuze ko izina ry'akazi ntabwo bihabanye n'imyumvire yawe cyangwa n'imyumvire ahubwo ngiye mu kazi yambara badge yako kazi nyine umuhinzi ntabwo ahabwa ikarita y'ubuganga umuganga ntahabwa ikarita y'ububaji rero nanjye akazi nari mfite kamaye iryo zina karaga kuba nda Apotre ntari Sheikh. Yego ariko n'ubundi iryo zina rya Manase ryabuze rihari. Iryo zina rya Manase ryaturutse muri filime nakinaga. Nagomba gukina ndi umwe mu bakristo twita les protestants uzi ko turi amadini atatu hari Islamu, Katolika na Protestant. The Protestants. Yego rero njyewe nari muri icyo gice cy'abaproso mvuge gutyo kandi ngomba gukina mbatiza dushaka noneho titre ndende ya nyuma kumuziba dufata iyo titre ya Apotre dushaka ndi mazina twumva ara ubundi kirazira kuba uri kwandika ikintu cyangwa filime ugashyiramo izina ry'umuntu uzi neza cyangwa wifatira izina ryawe wowe bwite. Yego dufata izina Hazard dufata Manase cyane ko ba Manase biriya bavuga muri Bibiliya kuri Bibiliya turifata dutyo ninjye Apotre Manase ubatije mu izina rya Data twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka Wera amen no kujyagenze. So ngayo ko nyine mwamumenye nyine ngo nyine tugiye kuba tuganira nyine tubazanya byinshi nawe mubwira cyangwa se mubaza nawe agira icyo namwe agenda abunguraho hagati mbere ko inzoga nziza cyane cyabisa ku karekere kize cyane ni B1. Nijye uri kwivuga ariko nijye wiyumva ni B1 Gin of course ariko nyine niba uzi ko uri umukristo wemera Imana ntuzayimwe n'abakristo bemera Imana ariko banywa inzoga turaza kuvugaho nta kibazo. So niba uzi ko utangije imyaka 18 nabyo byose uzabireke rwose. Niba uzi ko uri umubyeyi utwite ntuzawe kuri iyi B1 Gin jya mu rugo rwakoreshe mango internet mango kabisa bimize kabisa neza rwose kuri mango 4 hanyuma Apotre Karame hari ikintu maze iminsi nibaza cyangwa se n'abantu benshi bibaza ngo ese mu rusengero ni hehe? Sengero rwa mbere n'umutima w'umuntu. Yego iyi nsengero zifunze n'imitima bifunze se oya ahafunze naho nahurira abantu cyangwa amakoraniro cyangwa se iteraniro abo niho hafunze ku mpamvu z'ababikoze kandi badushakira ibyiza kuko byagaragaye ko n'abantu basenyeraga ahantu ushobora kubashyira mu kaga ubuzima bwabo abantu bakagenda ugasanga inzu rwose irashaka umugwa bakayita urusengero wenda uranakizira ku giti cyawe aho kugiye guhuza abantu barenze umubare runaka baje wawe umuyaga ushobora kuza gusuka iki gusenga ntibyahagaze hahagaze guterana ku nsengero zimwe na zimwe niyo mpamvu aho byemewe ubasha gukora ibunaka hano irwamagana kujyana ni Rusizi bitewe n'uko ushaka kuko iyi nzu cyangwa iyo nyubako ega buri nzu yitwa urusengero kuri byanditswe kuko wenda umucimije avuga ko ngiye kubajije hari ibyo bita ngo ni insengero n'amateraniro hagati insengero n'amateraniro kugira ngo umukristo uri kutwumva bitandukanira he? Amateraniro niyabera mu nsengero cyangwa insengero insengero zarafunze ntabwo ari zose insengero ntabwo ari zose zafunze ntabwo bivuze nabi ntabwo ari insengero zafunze insengero zarafunzwe ntacyo ntawabukira ifudika n'abakuvuga kuko ziramutse zifunze zafunga ku bwende bwazo ariko byabaye ko zifungwa tukoresheje ijambo ko zafunga cyangwa se zahagaritswe ngo zuzuze ibisabwa yego iyo nsengero rero zafunzwe ubwo n'amateraniro ntari kuba keretse izaba zujuje ibisabwa yego rero guterana ni uguhura kw'abantu nge nawe kuko nta hantu bavuga ko amateraniro yafunzwe
yego ntabwo yaguse hose nyine guterana abantu uretse aturutse runaka ntitwatera niyo ngo twateranije inama y'umuryango mutarenze abantu 20 rero amateraniro mu gihe agiye kubera ahantu hatemewe swati ni ku karubanda ni hanze ni mu nzu koko itujuje ubuziranenge ni ku musozi mugiye kubangamira isanzura ry'abandi cyangwa se kwisanzura ko abantu nyine mugiye kubivangavanga mubasakuriza ibyo ntibyemewe rero urusengero ntabwo ari kandi nubwo twita inzu iriya nyubako ihabwa izina cyangwa igikorerwamo bitewe n'ibyo wemeje ari wakwita urusengero byanditseho ariko wowe nawe mucengejemo gatoya abakristo bamwe mwe muyobora bavuga yuko ngo iteraniro niryo rituma babaho none ngo inzu y'Imana niyo ituma baganira n'Imana isi byo biho oya ababivuga batyo n'abataramenya cyangwa se bakiyobagiza nkana nabyo bibaho bitewe biravuga ngo abantu bazakunda kare benshi biravuga ngo abantu bazakunda kumva ibihwanye n'irari ryabo njyewe umunsi nkunze u Rwanda cyangwa se njyewe Manase ninshinga itorero cyangwa se ngashaka inzu nkashyira ibyangombwa by'uko bayurusengera wowe na runaka nimuza muzatanga byaturo rero uzashaka kuryimira ngo ugiye kungeraho nzaba ko bari mwanzi wanjye kubera indamu nashaka ariko mu by'ukuri gusenga ntabwo ngo nuko twagira tuganira n'Imana sibyo gusenga hano nase no mu cyuma cyanjye nasenga ese umuntu ufata isafari azamara ukwezi mu nzira atahagaze uretse guhogara akanya gato aruhuka agiye kuryama bura muntu ntasenga rero dutamenya gusenga no kujya mu nzu none se Manase ikibazo nuko wenda urimo urabisonera ahangaha kuri The Black Official bamwe barabaraza kubyumva mwafashe icyo gihe cyo kubasonera yuko ibyo bintu basi nibura babasha kubyumva kuko ni mwebwe mufite abayoboke benshi bayirabura barenze abagitifu n'ababi babona buri kwezi icyo uri kubaza bimeze nko kwigishanya ku kubyara ibi bizasobanurwa n'ufite ishyaka n'inyota byo kubona abantu bakizwa ariko ntibizasobanurwa na wa wundi wakoranije abantu gahunda ari kuko birego ngo n'umumenyi ukuri kuzababatura yes ntabwo gusenga kwanjye ariko nk'ukura metero zingangiye ahantu sibyo gusa ibeka adresse bazakubarize kuko no mu mahame y'abanyarwanda tuma kugira ngo asengera turi bene Imana sibyo ririya rero na adresse ariko gusenga kukuri nuko ngo niba ushaka amahoro ushaka wemerwe banzu bane neza muturanye ntabwo byari bikwiye ngo umuntu afate ituro arijyanire pasiteri ariko umuturanyi we yahuraye abona kumvise niba umuntu muturanye yahuraye ararwaje urabizi n'umupfakazi n'imfubyi nta kintu afite mbere y'uko umuntu icyo kurya aho kijyane pasiteri ariko sema yego hari insengero zimwe na wenda sinjye kuzimencoringa ahangaha ntunazivuge ngo sinarazivuga kuko njyewe uyu murongo icyo ubereye no kugira ngo wubake abanyarwanda bamenye ukuri nibyo ni ukubatura abantu hari insengero zimwe na zimwe ngo ntiwemerewe ngo kana gatura ibice hari naho wanabiciye ayo makuru yafite ndabizi cyane nabo bavuga rwose ngo nyamuneka ibyo ukora byose ngo ugasanga tanga icya 10 umuntu ari aho ngaho yabura yabwiriwe ngo ariko ngabo ntibajya batura ugasaba babugize icyo by'imigari mu rusengero runaka sema ibi bintu nkubwire rero nabyo byaba n'indamu nk'umurikizi byatumye izi nsengero zifungwa kakavuyo bavuga zaratinze gufunga zaratinze ibintu byamaze gutera iseseme njyewe ndi hano nza pasi barenze umwe bakoreshwaga by'ikiraka kujya gusengera ahantu no kubakanga ngo bature akavugana na banyu rusengero bamuhamagaye nk'umushyitsi ariko si kuba mu ntabwo ari mu by'ukuri usantaje runaka uwo muntu witwa mu pasiteri ntabwo yagize mu by'ukuri koko abakorana n'Imana cyangwa n'iyindi myuka runaka tutazi ibituma izikamu kandi aribyo ndi kukubwira ngo
ubundi ngo muzamenya ku mbuto zabo. Imbuto zabo imbuto ni comportement societe yamye igomba gukomera. Mbere ngo heri wa mu rugo nyuma y'umuntu usohotse mu nzu ni societe ubayemo yavubanye abugani bagucira urubanza n'umucamanza wo kuri n'Imana. Yego ndeka kuvuga Yesu kuko baravuga Yesu abandi ngo ni Yesu uyoka bipfa hari batamuheye nabwo twese ku Mana ho tugera ariko Kristo nabo bamushidikanya Kristo ujya bamushidikanya wavuga Yesu ariko bose bongeraho Kristo ari nose umuntu uzanye amajihani uti Kristo no mucamanza aho yabyemera yambwira ntuza Muhammad ariko ndetse tuvuze ku Mana ho tugera nayo twe umucamanza wo kuri n'Imana. Rero Uwiteka uhora Nyiringabo yaremye isi n'ijuru umutware watware. Voilà. Haleluya. Ubwo rero wa muntu we uzaba araho inyito ivuga ngo gutura ibiceri ngo ni bibi ariko umutima wawe urakwemeza iki nicyo ufite sibyo kuko urabona amaturo y'umutima ukunze njye niba amaze mfite 5,000 nkaba mfite 1,000 cyo gutanga ariko umutima wanjye ntegetse wijya kumbaza byinshi kuko bidatanze ni 500 by'ibitaro byose akora ko ari ndamashaka gahunda bibera nitwereka umuntu agiye aturicyo afite gusa ifaranga rimwe nyarikira. Ubwo ndavuga Yesu ko ariko jambo ry'Imana Bibiliya ivuga ko bimera Bibiliya ngo Yesu araza aravuga ngo ninde waturiye abonekamo abatuye amamiliyoni n'ibiki byose yatuye kubarusha kuko yatanze icyo yari afite gusa naho mwebwe mwatanze ibibasagutseho ariko nanone mpamya ko uwo murongo hari aho urengera abakozi icyo bakoresha kuko uravuga ngo tanga icyo ufite ntuzizigarane uriya muntu watanze icyo yari afite none namara gutanga mwebwe mutanga ibibasagutseho namara gutanga icyo afite ikibageho bo nyine babeho neza bo warasigara ati okay sawa ntabwo uri muri iki kiganiro kuko n'ubwa mbere nje na hanyuma bagasuhuza aka ni agasasangira kano kanyuma reka twavugaho neza ikintu cyitwa ubwibone wemera ko make up muri churches yego ziremewe muri churches batabona ababona again ziremewe ababona again yego none utandukanya ababona again nabo bandi bo sinzi ngo abatarabona again umugore kabisa wiyambitse neza reka mubigerere afite fresh yewe ari gisupu bivuga ngo uburanga bw'umugore umusatsi gusa ni ivuga uretse n'urugero batanze yego naho ubwiza bw'umusore cyangwa umugabo n'imbaraga ibituza cyangwa amaboko n'ibiki oya ntabwo imbaraga ari ibituza rero none se ntabwo urabona umuntu afite ibitugu ameze nk'intare y'ishyamba cyangwa imbwa y'impigi kuko ari inturira aho ngaho none uvuga ngo niwa wateruye akarya ikintu cyitwa icyuma reka imbaraga ari ziriya imbaraga z'umugore imbaraga zo mu mutwe we ubwiza umusatsi w'umugore umusatsi w'umugore aho tugamuza ubwiza bw'umusatsi n'umusatsi umeze uti yego nyine cyane wenda nawo nk'uwo wawe kubera ko yahise batinya umusatsi wanjye abona ari wo mwiza akagira uwo nguwo hari ufata akageza mu mutugu hano ku mugongo ni ku kibura rero umusatsi yahisemo uriya ni wo mwiza kuri we make up mvuga neza iminwa biriya ni uburanga Bibiliya itwereka ya ndaya Bibiliya ivuga ngo yaje igasuka Yesu ku birenge amavuta ikanamuza yasagite Kisuga ngo ngabasirimu biriya ni iyo bici nakwiyo ndaye sorry iyo bici iyo ndaye reka mwere gukaraba n'ibindi ntabwo ari bibi kwiyogoshesha n'ibindi ntabwo ari bibi kwisiga amavuta y'umura ntabwo ari bibi kabisa none se kwirimbisha bice ndetse kugira inzara zimeze nk'iz'umuntu ukirimo buri munsi ntabwo ari bibi no kuzigira ziciye neza ziconze icyo ni smartness yego ikirasi icyaha nuvuga ngo icyaha nibyo kigiye kugukoresha wabipanze ukicara mu bantu kwerekana ati kamurire umere nk'ikiri nk'uruvu bakabuvunderi nerekabona ko nabemeje icyo cyahinduka icyaha ariko niba wabikoze ku bw'umurimbo wawe njyewe Manase ngaconga akanwa kanjye kagere ku mugore wanjye n'abanjye babone ko umusirimu nta kibazo ariko umenye kubikora ngo umupige wowe cyangwa cyarasagamba
nkoze icyaha nuko sinzi imba atari ko wagisema Manase nuko uramutse uje uyu munsi abantu bakuzi ko usaza uri gikara ukagenda icyumwe gitaha cyangwa se amezi abiri atashize kugira ngo wemeze abantu ugiye winze wowe uretukuje aho nta kibazo gihari. icyo kibazo kirahari ndetse kinini biratandukana ku bagore no ku bagabo biratandukana rero twavugaga by'uburanga uburanga nibyo yishyizeho uremeze n'uburyo cyose uracyuka nta nicyo bihindura kuri wowe niba wari igikara uzaguma igikara uretse kuba ukeye bitandukanye bya bintu ugiye kurya cyangwa kunywa cyangwa kwishyiraho bigiye kujya indani no mu mata umuntu witukuje ntawe uruhu gusigira no mu indani aho kwitukuza ni icyaha Imana yanga urunuka. Hari abapasiteri ni benshi nzi bitukuje ni gute bajya imbere uretse rero uretse no kwitukuza bene nawe nabwo ngo uzamenya ku mbuto zabo ushobora kumugenzura no mu rugo baye urasanga rwose imico yakabera nka pasiteri siya mana sansara mbabara nigende ntoya reka kumubari anyway arakoze cyane bamwita Manase Kabisa uzagaruka cyane guys aje mutumisha abapasiteri n'abapasiterine bitukuje you guys Imana izabahana guys. Kora subscribe kuri Amag the Black official. My name is Lenny Park. We the best of course. I love you guys. Wakoze cyane Igor ndakunda cyane namwe kabisa mukore share subscribe of course unakore cyangwa mwandike comments. Asalamu. God bless you.